Ibi byiza rero nshuti bakunzi ba M24 TV, reka nongere mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru abagiye atandukanye tugenda tukugezaho kuri channel yacu. Icyo ugomba gukora rero natindi no kuba wakora subscribe, hanyuma rero nyuma yo gukora subscribe hirya yayo hari akantu kakazogera ukaba wakanyeganyeza rero ukajya ubona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzisohora. Hanyuma rero uyu munsi ngiye kukugezaho impaka ndende, impaka rero mwiburanishwa ry'urubanza rwa General Rusagara wavuze ko atagomba kuburanishwa n'uwo arusha amapeti ndetse abwira umushinja ko yakoreye igihugu we atarajya mu gisirikare. Ibyo rero nibyo yagarutseho uyu munsi rero mu rubanza rwaburanishwaga mu uyu mugabo General Rusagara. Nyuma rero iburanisha ry'urubanza ya Brigadier General Frank Rusagara uyu munsi uri kwiregura mu rukiko rw'ubujurire yagarutse ku mateka mu ngabo z'u Rwanda. Nyuma umushinja amusaba kuvuga ko kubyo aregwa aho kujya hanze yiburanwa. Undi rero yamushubije agira ati ibyo nakoze nakoreye igihugu wowe utaraza mu gisirikare. Brigadier rero General Rusagara wireguraga ko byakurikiranweho birimo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho, yavuze ko rero mbere yuko atabwa muri yombi yabanje gutumizwa na General James Kabarebe. Icyo gihe rero akaba yari Minisitiri w'Ingabo. Ngicyo gihe rero yitabaga General Kabarebe barahuye ari kumwe na Major General Jacques Nziza ndetse na General Patrick Nyamvumba, ubu ngo bakaba ari umugaba mukuru w'ingabo ndetse na Lieutenant General Karenzi Karaca. Nyuma rero bakamubaza ku magambo asa nk'ibihuha ngo yariho rero akwirakwiza arimo ayerekeye ku ifatirwa ry'imitungo ya Rujugiro, ngo rero yanengaga uburyo byakozwe. General rero Rusagara avuga ko icyo gihe kandi General Kabarebe yamubwiye ko RDF rero itakimufata nk'uwabo kuko yari ari kugaragaza imyitwarire yo kwifatanya na bakayumba barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo rero ntibyagiye agarukaho. Hanyuma rero umushinjacyaha Captain Kamwita Faustin yahise rero avuga ko urwego ruri kurengera bityo akwiye kurekera gusebya inzego. Rusagara rero yahise abwira umushinjacyaha ko ari kuvuga byamubayeho, avuga kandi ko yakoreye igisirikare we umushinjacyaha atarakizamo ku buryo yamuhwitura muri ubwo buryo. Uyu musirikare rero mukuru waruhukijwe yagarutse rero ku mateka ye mu gisirikare cy'u Rwanda, avuga ko yakoze imirimo itandukanye n'amahugurwa yagiye akorera mu bihugu binyuranye. Maître rero Uhuru Pierre Celestin kunganira rero Brigadier General Frank Rusagara ariko rero yatangiye avuga ko urukiko rukuru rwa gisirikare rwaburanishije umukiriya we rutabifitiye ububasha kuko yari yaravuye mu gisirikare, bityo rero ko yari akwiye kuburanishwa mu nkiko zisanzwe. Ati rero umusivili aburanishwa ate n'urukiko rwa gisirikare. Hanyuma rero ati nagombaga kuburanishwa na General nkanjye. Ayo ni amagambo ya Rusagara. Ubushinjacyaha buti ntukiri umusirikare. Uruhande rero rw'urega rwabwiye umucamanza ko Brigadier General ariwe bita Rusagara ariko rero akaba yarasezerewe, yaburanishijwe n'ubucamanza cyangwa se n'umucamanza ufite ipeti riri munsi y'iyirye, kandi itegeko rigena ko umusirikare yaburanishwa n'umufite ipeti ringana nibura n'irye. Maître rero Buhuru yavuze ko ubwo umukiriya we yaburanaga ko kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo umukiriya we yaburanishijwe na Brigadier General John Peter Bagaba. Ati iki gihe rero byagenze neza, ahubwo ageze mu rukiko rukuru rwa gisirikare ntabwo ariko byagenze kuko inteko yari iyobowe n'abari munsi y'ipeti rye, kandi icyo gihe ntabwo twarabivuze urukiko ntirwabiha agaciro. Ubushinjacyaha rero bwahise bwaka ijambo buvuga ko Rusagara atakiri umusirikare ahubwo ko ari mu rukiko nk'uwasezerewe mu ngabo, bityo ko adakwiye gusaba kuburanishwa n'ufite ipeti ringana n'irye kandi yarasezerewe mu ngabo. Ibyo rero yise kuba retired. Ni ukuvuga ko rero Rusagara wahise yakira ijambo avuga ko umushinjacyaha arengera, agize ati nta peti ryitwa retired ribaho. Ngicyo nzi nuko ndi generali n'ikimenyimenye rero nta birori biba bya leta cyangwa se tudatumirwamo, kandi twambara amapeti yacu n'umwambaro wa gisirikare tuba tuwambaye.
rero nibyo yabwiye umushinjacyaha, aramubwira ati nta peti ryitwa retired ribaho, ati rero ikindi kandi ugomba kumenya nuko ndi generali, ati rero n'ikimenyimenyi ibirori byose bya leta dutumirwamo twambara amapeti yacu ndetse n'umwambaro wa gisirikare tuba tuwambaye. Kapiteni rero Nzamwita Faustin uhagarariye ubushinjacyaha yabwiye urukiko kugira ngo rwumve neza ko Rusagara atakiri generali, ari uko mu bihano byose yahabwa hatabamo kumunyaga imyeta zose afite, ndetse hatabamo kumunyaga impeta zose afite. Hanyuma yagize ati nk'ubu yahanishijwe igifungo cy'imyaka 20 ariko ntabwo yambuye impeta z'uko cyangwa se zo kuko ntazo afite, ntiyakwamburwa rero icyo adafite. Rusagara rero yabwiye urukiko ko iyo umusirikare mukuru asezerewe mu ngabo babanza rero kureba niba nta cyasha, babona ntacyo acyagwa cyangwa se babona ntacyo akagwa akagenerwa ibyo amategeko amwemerera byose. Ati rero ikibazo cyacu nuko turi kurwana kandi tuziranye. Ku cyaha rero cya gatatu kiregwa rero Brigadier General ari kuri retired cyangwa se wasezerewe mu ngabo Frank Rusagara cyo gukwirakwiza ibihuha. Maître Buhuru umwunganira yavuze ko ubuhamya bw'abatangabuhamya batatu baje gushinja umukiriya we ari ibinyoma. Yavuze ko rero hari n'abantu b'abatangabuhamya bari mu kiriho ariko batageze imbere y'ubutabera, barimo Captain nawe wabaye retired David Kabuye, akaza rero Colonel Jules Rutaremara na Brigadier General nawe wabaye retired Steven Karyango na Major General Rutatina. Rero abo bose rero akaba ari bamwe mu batangabuhamya. Hanyuma rero Maître Buhuru akaba yaragize ati abo bose batanze ubuhamya batageze mu rukiko, turumva cyangwa se twurumva ubuhamya batanze batahabwa agaciro. Yagarutse rero ku buryo bariya batangabuhamya bagiye batangaza ariko ko batigeze cyangwa se bitagize icyaha. Ati ntabwo rero Rusagara yarakwiye kwisobanura ikintu kitagize icyaha. Yatanze urugero rero rw'urubanza rwa Diane Shima Rwigara, avuga ko urukiko rwamuhamagayeho icyaha. Yatanze urugero rero rw'urubanza rwa Diane Shima Rwigara, avuga ko rero urukiko rwamuhanaguyeho icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha kuko ibyo yashinjwaga bitari bigize cyangwa se bitari bigize kiriya cyaha. Brigadier General retired n'uwasezerewe mu ngabo Frank Rusagara yabwiye urukiko ko abatangabuhamya baje kumushinja ibinyoma kubera izindi mpamvu zirimo kwirengera. Yavuze ko rero nka Major General Rutatina yaje kumushinja afunguwe, yiguraga rero kugira ngo asubizwe mu kazi. Ibi rero yitaga gutekinika. Umucamanza yamubajije icyo iyi mvugo isobanura, asubiza agira ati namwe gutekinika murabizi, ni ijambo ramenyeye hano mu Rwanda, cyakora gutekinika ni ibintu uvuga nk'umuntu wabihimbye. Rero nibyo yagiye agarukaho abwira ubushinjacyaha, avuga ko rero hari abaje kumushinja barimo baratekinika mu buryo rero bwo kugira ngo barebe ko bakwigura bagasubizwa mu kazi. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko uru rubanza ruregwamo aba basirikare rudakwiye kugereranywa n'urwa Diane Rwigara nk'uko rero Maître we cyangwa se umwunganira mu mategeko yari yabizanye. Nyuma umushinjacyaha ati uriya mucamanza ni umucamanza w'urwego rwo hasi kandi yaruciye uko abyumva. Ntabwo rero uru rukiko rwagendera ku myanzuro y'urubanza rwa Diane Shima Rwigara kuko rero urukiko rutamuhamije ibyo byaha kubera ko aka kanya nk'ubushinjacyaha tugifite inyandiko za Diane Shima Rwigara. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko kuba bariya batangabuhamya bose bataraje mu rukiko ari ibisanzwe kuko amategeko abigena ko umuntu ashobora gutanga ubuhamya mwibazwa ntiyirirwe rero aza mu rukiko kandi ngo byemezwe cyangwa se byemejwe n'urukiko. Hanyuma rero urubanza ruzasubukurwa, akaba rwazasubukurwa rero kuri uyu wa gatatu. Brigadier General retired Rusagara rero akomeze gusobanura ubujurire bwe. N'urubanza rero rurimo ruraburanishwa ariko mu rukiko rwa gisirikare, ariko rero ukaba wumva ko Frank Rusagara General rero yasezerewe
mu ngabo z'igihugu, afite amahane cyane ku bijyanye rero n'uru rubanza rwanyuma. Rero ndimo ndakugezaho ibijyanye n'impaka zabereye mu rukiko rero ku rubanza rwa Generali Rusagara, ariko rero akaba yarasezerewe. Ibyo mu byongereho, akaba yarasezerewe mu ngabo nubwo bavuga ko agifite impuzankano za gisirikare rero ndetse umwambaro w'igihugu, akanavuga ko amapeti ye yose akiyafite. Ibyo rero byo kuvuga ngo yarasezerewe cyangwa se ipeti ryo gusezererwa, akaba avuga ko iryo nta hantu na hamwe arizi, ndetse akavuga ko ibyo akora byose ndetse yanakoreye igihugu. Mbere rero y'abamushinja ibyaha, avuga ko ari abana kuri we kandi ko bagomba kumuzanira abantu bari ku rwego rumwe. Ndavuga rero abazi inzego za gisirikare n'uburyo zikurikirana, avuga ko rero bagomba kumuha abantu bamushinja ibyaha ariko bakaba bari ku rwego rumwe nawe, apana kumuzanira abo yasize ndetse anarusha amapeti muri rusange nk'uko yagiye abitangaza. Reka rero mbashimire NM24 TV, ushobora kuba wakurikirana izindi nkuru zacu, ukoze subscribe ndetse ukaba wananyeganyeza akazogera. Reka mbashimire mu gihe ibihe byiza.